Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina ni Habimana Joshua, nkaba ndi umutumirwa ku Ijuru TV, aho tugiye gukomeza ubuhamya igice cya kabiri, uko naje kwisanga ndi mu mizimu papa yari yaracishije mu rugo iwacu. Naje kuza kwisanga nanjye majije kuba umugirwa muri ibyo bintu, uko papa yari amajije kubicisha. Buri saa moya saa mbiri gutyo twabaga tumaze kwinjira mu isabo. Twamara kwinjira mu isabo, umupfumu yatangiraga agira ati abihamagara ati tambura amangu mukama wanjye saba isarongo atuze neza ntuze nabi. Kajya kumva biteruye inzu, biteruye inzogera, bitangiye gukubitagura ahantu hose mu nguni enye. Aho ngaho nk'uko byari bisanzwe habaga harimo ab'inginzi binginga kugira ngo bize neza ntibize nabi. Ntabwo ari uwo mupfumu gusa wari uriho, habaga hari n'abandi, habaga ndetse no mu rugo abakozi papa yaramaje kugira bose nabo babaga barimo, nabo papa yarabashyize muri ibyo bintu. Ubwo rero papa aza kuntangamo ko ari njyewe nshobora kuba umugirwa wabyo, ndetse nkajya ndabiherekeza. Hari icyo bita guherekeza abakuru, benshi cyane batajya basobanukirwa. Gusobanukirwa abakuru nenda gushaka kugira ngo mbasobanurire abantu mwumva umuntu akagutuka ngo gaherekeza abakuru ariko ntumenye icyo bajaze kuvuga. Abakuru ndakubwiza ukuri byari imizimu ya international, yari imizimu ikintu ureba ukabona nta shusho gifite, utamenya isura yacyo, wabonaga ari amagufwa mbese nk'uko wabona umuntu ahagaze nta nyama zimuriho, ahagaze mbese ukubona amagini. Ibyo nge narabirebaga, ariko sinzi niba data ariko nawe yabibonaga, ariko nge narabirebaga nkareba amadayimoni neza neza ahagaze, nta nyama, nta munwa, nta maso, nkabona gusa ni urutwe ruri aho ngaho, akaguru ari nk'uko wabona urushinge, inshinge ebyiri zihagaze, wabonaga ari utuntu duto duto ariko ari ibigufwa gufwa gusa. Ibyo byose nkabireba. Iyo babaga bagiye kunyara rero nge nagiraga gute, nabaherekezaga. Ubwo bakagenda, nagombaga kuba narategetswe guhagarara muri metero ebyiri nta kubegera. Bakanyara, bamara kunyara bakongera bakaza bakanyuraho, nanjye nkabagira gute, nkabashorera mpaka no mu idiro. Twagera mu idiro, ubwo habaga hariho kongera kubapfundurira inzoga bakanywa. Bamara kunywa bikaba ngombwa yuko nanjye bansomyaho, kuko nta wapfaga kunywa inzoga, ndetse na data ntiyanywaga inzoga batabanjije kumpereza ngo nyinyweho. Nkayinywa, namara kuyinywa, mana we, namara kuyinywa ubwo bagaherezaho n'abandi bose nabo bakanywa. Hanyuma bazaga kuba baje kuvuza, bazanaga inkoko. Bamara kuzana inkoko, hari akazu ka kinyarwanda kari kubatse hepfo y'inzu. Ako kazu kasarirwagamo umusayi, basaragamo umusayi bakagenda bakawucurikamo bakawusuka hasi. Bamara kuwusuka hasi, iyo mizimu niho yanyweraga, yari ku isahani yabyo niho byanyweraga. Keretse inyama iyo zabaga bamaze kugira nibwo bazitunganyaga neza. Mu rugo hari abakozi babaga bashinzwe kubikora, bagateka. Bamara guteka nimugoroba, buri wese wabaga ari mu idiro yararyaga. Uwabaga yaje kuraguza, uwabaga yaje kugira icyo abaza, bose bararyaga bakanywa no kuri izo nzoga, kuko habaga harimo inzoga z'ubwoko bwose. Bakanywa, bamara kunywa bagatamba ibitambo byabo nyine bakabyina. Bamara kubyina, ariko mbere y'uko byajyaga kubanza kuza ninjye nabibyiniraga, kuko ninjye bari barahaye uwo mwanya. Bene data, ibi mubona itorero ry'Imana rigira ab'inginzi, harimo n'abantu baterekera mu byumba by'amaterekero hamwe namwe, abarimo ab'inginzi usanga bari kwingingira gahunda z'aho ngaho kugira ngo imizimu itaza nabi cyangwa se ikaza irwana. Hari igihe byazaga nabi bikaza bigakubita uwo mugabo iyo yabaga yatinze kubihamagara, cyangwa se bigakubita papa. Jyewe narinze mvamo bitankubise, gusa byigeze kunkubita hasi. Umunsi umwe nari ngiye kureba umugabo bari bantumye bitaga Bazambanza Innocent, w'ahantu bita Ikabuga. Uwo mugabo nibwo yaje, nari muhetse ku igare, ariko ndenza amasaha bari bantumyeho. Naragenda atinda kubera kumubura, ko yari umugabo yotsaga inyama. Noneho ndangije kumubura, namubonye amasaha agiye, nibwo namushyiraga ku igare. Naraje byatwurije, hari itaka bari bamennye mu muhanda kuko bari barimo bakora umuhanda, bitwuriza iryo taka. Twari kubunguye na bugingo n'ubu ngubu iyo nkovu ndacyayifite ku kaboko. Naguye ukwanjye n'undagukwe,
hanyuma tugeze mu idiro kuko twasanze babihamagaye ariko byarakaye. Ubwo nibwo twageraga mu rugo, tukimara kugera mu rugo twinjira mu isabo. Tumaze kugera mu isabo nibwo byavugaga ati ni twebwe twabikoze, birambwira ngo twagutumye sangahe. Ndavuga nti mwantumye isaha iyi ariko nimumbabarire, kuko ndagira uwo mugabo byaramukubise. Bimaze kumukubita njyewe ubwo uri kumva ko nari maje kubisaba imbabazi ntibyankubita. Aho nagiye nkomeza kubona ukuboko kw'Imana, Imana ikomeza kundindira aho ngaho. Icyo nicyo gikomere navanyemo, kunkubita hasi. Ntabwo nigeze nkubitwamo, ariko data byaramukubitaga ndetse n'uwo mugabo bikamukubita. Mu bo tuvukana ntabwo byigeze bikubita, ariko byakubitaga data bigakubita ndetse na mama. Iyo mama yabaga nawe hari ukuntu bimubonye ikosa byarabakubitaga, ariko mu bana ntawe byigeze bikoraho, ntawe byigeze bikubita. Yego twakomeje muri ubwo buzima, nisanga muri ubwo buzima. Byari byarampaye oda yo kutazavuga ko ku ibanga ryose y'ibyo mbona, iyo mbaherekeje, ibyo ndeba, iyo tugiye kuvura, ibiba biri mu gikapu mba ntwaye. Bari baravuze ko umunsi nzabivuga, umunsi nzibeshya nkabavamo nkatanga ubuhamya, nzasara ku musozi nkirukanka. Ubwo rero byaje kuba ngombwa yuko nanjye nceceka ibanga, singire n'icyo mvuga, ariko nza kuza kwiyumvamo ko ejo hazaza hanjye ari heza, ntazaguma mu ibyo kuko n'ubundi nari mbyinjijwemo. Reka mbabwire bene data, akenshi ababyeyi bajya batwinjiza mu bintu, bakatwinjiza mu bintu by'imandwa, bakatwinjizamo, ariko nyamara si uko baba badukunze, si uko baba badukunze, kuko ushobora kubiburiramo ubuzima. Reka nkubwire wowe urimo unyumva, birashoboka kuba hari ubuzima nawe waciyemo, ariko shyira ahagaragara ubuhamya bushobora kuyamba uwari ubirimo nawe akaba muzima. Twakomeje mu buzima butari bworoshye, ubuzima bwo kujya kuvura. Iyo yabaga agiye gufata amahembe ahantu, iyo yabaga agiye nko ku nyanja, cyane cyane bakundaga gukoresha kiriya kiyaga cy'Ikarenge. Nk'iyo babaga agiye gufata nk'imizimu ahantu bayohereje, ashaka kugira ngo ayitware, yayitwaraga ku kiyaga cy'Ikarenge. Hari igihe umunsi umwe twagendaga ku ipiki, kuri moto, n'igihe kimwe twakundaga kugenda dukoresheje igare. Ariko ahanini cyane cyane umukozi wo mu rugo ndetse na mukuru wanjye nibo bakundaga kujya kuroha iyo babaga babitwaye. Bakundaga gutwaramo inkoko. Icyo gihe bagutegeka kuzana inkoko y'isake y'ibara rimwe, iyo nkoko ikajyana n'iyo mizimu, ukajya kubirohana. Babigombaga kubitwara mu idomoro, ikidomoro kinini, bino bidomoro mubona bijyamo nk'amajerekani 12, bakakiheka ku igare kirimo ibyo bintu, bakagenda bakakiroha mu kiyaga. Kiriya kiyaga nk'uko mukizi cya Karenge, ahenshi bamwe na bamwe muzi na Nyabarongo ya Bugesera. Aho niho twakundaga kugira kuroha iyo mizimu iyo yabaga yayifashe. Twaje gukomeza muri ubwo buzima. Iyo twabaga turi mu idiro, hari igihe habaga hari abaje kwitsirikisha, abandi baje kubaza uko bimeze. Hari abazaga kwitsirikisha, ndakubwiza ukuri, burya imbaraga z'umwijima harimo rwose, ntihazagire upinga, harimo ibikora rwose. Njye nigeze kwibonera n'amaso yanjye, nkabona nta muntu uhagaze, nta n'ibyo bidayimoni bimuhagaze hejuru, nkabona inzogera buzogera ifashe urwembe igasara umuntu, nk'uko wabona ikintu gihagaze. Kuko na kenshi niyo byatambuzagamo inzoga biri guhereza abantu, ni inzogera yateruraga icupa ikaguhereza. Ibyo nabyirebeye n'amaso yanjye, simbabeshya, ibyo byabayeho. Ndakubwira ngo imbaraga z'umwijima zirakora, ahubwo iyo ufite Kristo mu mutima, wanyweye ukamunywana ukuri ndetse no gukizwa neza, bitsinda abadayimoni. Reka nkubwire mwene data, wowe ukijijwe nabi, kizwa neza, uzatsinda imbaraga z'umwijima. Ariko utarakizwa neza, uri kure kubi cyane gutsinda abadayimoni.
nuko twakomeje kubaho tuba muri ubwo buzima, ibyo byose bikaca mu maso yanjye, yajya kuvura ahantu nkagenda ntwaye cya gikapu cyiwe, icyo gikapu cye cyabaga kirimo uruhu rw'urutoni, harimo n'uruhu rw'imondo. Urwo ruhu rw'imondo yarwambaraga agiye gufata abazimu, ariko iyo yabaga yicaye mu idiro iyo iwacu mu cyumba yabaga yambaye uruhu rw'imondo. Urwo ruhu rw'imondo rwari uruhu rurimo ibitashitashi nk'uko muzi imondo nyine ukuntu uruhu rusa, habaga harimo n'ihembe, ihembe, iryo hembe ryari ihembe ry'isha, ariko yararitongereyemo ibintu byinshi cyane, iyo wariteruraga wumvaga riremereye bya hatari. Ubwo njye warihekaga, habaga harimo n'ayandi madagara, harimo n'imiti, ibintu byinshi cyane bitandukanye, habaga harimo amagufwa, ibintu byinshi byinshi. Ninjye nakundaga gutwara igikapu cyiwe, nkagenda ngihetse, aho tugiye twamara kugerayo nkagikuramo nkakimuhereza, akitamirira rwa ruhu rwe, yamara kurwitamira kurwitera, agafata n'ihembe, agafata n'ingabo, ubundi agatangira gukubitagura ku gikuta, agahamagara iyo mizimu, ikamubwira aho iri, ikamubwira n'icyo isaba, hanyuma akayitwara. Ndabyibuka umunsi umwe twigeze kujya ahantu tugiye gufata imizimu yari iri mu nzu, uwo mugabo bimubwira ko bishaka kugenda mu modoka, bigeze aho ngaho aravuga ngo imodoka ntari buyibone, bimusaba ipiki ngo kugira ngo ariyo bigendaho, hanyuma bayibirohane. Ndakubwiza ukuri, hari abantu benshi cyane bahuye n'ibibazo, usanga rwose imizimu iba ishaka ibintu byinshi cyane, yaragiye kubicisha bikunze, ariko kugira ngo bigende bikamubana ibibazo. Twaje kwisanga muri ubwo buzima bwo kujya gufata ibyo bintu, ariko yaragiye. Uwo mugabo avuga ko tuzagaruka hari ku munsi wo kuwa kane, nibwo twagezeyo saa sita z'ijoro. Uwo mugabo yari afite ububasha n'ubushobozi bwo kuba yagenda nijoro, akagenda mu buryo butazwi, akaguruka ntumenye uko agiye. Akenshi yakundaga kugenda ku rutaro, kuko yari yaraturutse ahantu bita Ikibungo, akagenda ku rutaro. Yashoboraga kuba yaza akagera mu nzu iwawe utazi ngo anyuze hehe, kuko yari afite ubushobozi bukomeye cyane, ubushobozi kabisa. Uwo mugabo turagendana, iyo twabaga ngize nk'agakosa nkora yarantonomeraga cyane, akantonomera akantuka. Iyo nabaga wenda n'urugero igikapu ngikuye ku rutugu nkagishyira mu ntoki nkagifata ukuntu, hari igihe numvaga biri kugenda bincunda, ariko nkavuga nti birashoboka ko wenda hari nitwaye nabi, nkongera nkafata igikapu nkagishyira ku rutugu neza bucece, nkumva biratuje. Nanjye si uko nabaga ntafite ubwoba bwoko bw'Imana, nabaga mfite ubwoba kuko ibyo nareberaga aho mu cyumba nanjye byagiraga bikantera ubwoba. Iyo nabaga mbaherekeje abo bakuru nanjye byagiraga bikantera ubwoba. Iyo nabonaga ibyo bintu bidafite inyama, nkabona ni amagufwa gusa ahagaze kandi bivuga, bifite umwuka bivuga, nanjye nageraga aho ngaho nkagira ubwoba. Nkagera aho ngaho nkavuga inti Imana urashobora kuntabara, ni wowe wo kunkiza, kuko Imana rero yo yari mfiteho umugambi. Imana kuko yo yari izi icyo nzaba cyo ejo hazaza. Mbabwire bene data, urashobora kumva ubuhamya, ibi ni ibyaciye mu maso yanjye, ibi ni ibyaciye imbere yanjye. Narebye mpamya, mfitiye n'ubuhamya butari bukeya cyane. Ibyo nabonye ni birebire, ndetse ibyo nahisemo bimpa kuba nanjye nabibwira ubwoko bw'Imana utarukijijwe neza agakizwa, kugira ngo twakire umwami Kristo atubere ingabo idukingira, kuko nta wundi wo kuturwanirira keretse Kristo wenyine. Twakomeje kujya tuba muri ubwo buzima. Umukozi wo mu rugo, aho ngeze aho ngaho, umukozi wo mu rugo yajya akora nk'amakosa agakubitwa n'ibyo bidayimoni. Nawe yari amaze guhinduka nk'igikoresho cyabyo mu rugo. Iyo yajyaga gusaba uburenganzira bwo kujya iwabo, byabanzaga kumukubita kugira ngo atazagira icyo azavugayo. Reka mbabwire bene data, nagiye ku nkeke yo kugira ubwoba bwo kuzavuga ibyo ndeba.
ibi ndabiceceka ku buryo ndetse na mama nawe ubwe ndetse na data bageze aho ngaho bagira amerwe yo kugira ngo bamenye iyo mperekeje abakuru bigenda bite, ese mba mbareba, bakajya bambaza ibyo nkaceceka kuko ntabwo nari nemerewe kurekura ibanga ry'ibyo ndeba. Bari barambwiye ko ninibeshya nkabivuga nzasara. Ibyo narabicecetse, ariko umunsi naje kwinjira mu gakiza, umunsi naje kwinjira mu burokozi nakiriye umwami n'umukiza, nabwo bizaba ubuhamya bundi. Mfite ubuhamya bwinshi cyane aho nakijijwe. Reka nkubwire mwene data, ninjiye mu gakiza numva mpaswe kubivuga. Uko nageze mu gakiza ntabwo umuryango wari ukinkunze, ni nabwo nongeye kuvamo undi muntu wundi. Umuryango wose wari umaze kunyanga n'ubundi kuko ngo nkijijwe, ngo ntabwo nkikiri umugabo. Ubwo nyine bo bashakaga kugira ngo nkomeze nkorere ibyo bintu by'iwabo. Mu kumara kubivamo, ubwo nari mfite mukuru wanjye ari we nkurikira bwa kabiri. We yari umusinzi karahabutaka wabigize umwuga. Ubwo yigeze umunsi umwe gushaka gutema uwo mupfumu, akaraga umuhoro hasi ari kuvuga ngo ndagutema. Ariko uwo mupfumu sinzi ibyo yamuhuhereye, amaze kubimuhuhera mukuru wanjye asa nk'usaze, yongeye kumuvura hanyuma, kuko byahise bimufata. Wiyo ngo yabaga ari kureba ngo yabonaga ngo abantu bikoreye ibiti ngo babihagaritse hejuru, yareba akakubwira ibigambo byinshi cyane. Kubera iki? Ibyo bari bamaze kumukora, bari bamaze kumugira umusazi. Ariko nyuma yaho barongera baramuvura. Mu kumuvura rero, ibyo nibyo byahise gutyo bimaze guhita arongera aba umuntu muzima. Aho nyuma ya gatoya nsubiyeho nibukebo, yari yarazanye televiziyo. Iyo televiziyo nta wundi muntu wari wemerewe kuyicana keretse jyewe. Iyo televiziyo byaje kuba ibintu birebire cyane kugira ngo ive mu rugo. Byaje kuba ibintu bikomeye cyane. Papa yakoreraga yamusaya nk'uko nabibabwiye. Nyuma yaho byari bije guhinduka, papa ageze mu rundi rwego rwo gukorera ikigo kigenga cya sendeka. Hanyuma y'ibyo ubwo nibwo papa yaje kuza kuba undi muntu wo mu rundi rwego kabisa. Bamuha n'imodoka imutwara. Papa yaramaze kuba umukire mu bigaragara, ndetse n'ibyo bintu yajya kugenda byabaga byamubwiye uko ku kazi bimeze n'iki. Mu by'ukuri papa ntabwo yari akiri umukene, yaramaze kuba umuntu ukomeye wo mu rwego rwo hejuru. Byaje kuba ngombwa yuko rero papa byaje kuba ngombwa yuko papa baza kumufunga. Mu kumufunga papa yaje gukatirwa imyaka 5. Mu kumara kumutwara papa haje kuvukamo ibibazo. Mukuru wanjye arongera arasara. Mu gusara, asara ashaka ko uwo mupfumu yava mu rugo amwirukane. Mu kumwirukana ni ibintu bitari byoroshye, ni ibintu bitari bushoboke kuko hari byinshi cyane yaratabye mu rugo, hari byinshi cyane yagombaga kuba wenda yahakura. Ariko mukuru wanjye arasara neza neza. Ntabwo umupfumu niyongeye kumugira ikindi kintu amuhuhera, ahubwo mukuru wanjye yasaze ibisazi byo kwirukana uwo mupfumu neza neza rwose. Akubinga umuhoro umupfumu arirukanka. Mu kwirukanka yasize igikapu cye ndetse na ya televiziyo ntabwo yigeze ayitwara. Ariko iyo televiziyo papa akaba yarayishyuye. Ubu mu kuyishyura rero papa byaje kuba ngombwa yuko iyo televiziyo papa yari amaze gufungwa mu rugo. Urugo rutangiye gusubira inyuma. Mama nawe ntabwo byari ibintu bimworoheye kuba ari mu rugo kandi ibyo bintu birahari. Papa niwe wabicishije. Biza kuba ngombwa yuko mama yaje gushaka kugurisha ya televiziyo. Umupfumu nawe yaragiye. Iyo minsi ntabwo yari ahari, ariko yarahasize ibintu bye, nta kintu yigeze ahavana, ndetse n'ibyo yarahatabye byose. Nari nzi iyo bitabatabye, ariko ntabwo yarigeze abipfaho ngo abivanemo. Byaje kuba ngombwa yuko iyi televiziyo mama yayifashe arayigurisha 20,000 by'amanyarwanda. Arangije kuyigurisha, uwayiguze nawe ubwe nyuma yaho yatangiye kuza kwinginga ngo baze bayitware. Ntiyari igikora, ahubwo yararaga iri kuvugamo abantu, ikarara ukumva hari ibintu ngo byirukankagamo. Uwari wayiguze yari umugabo bitaga niyo. Arangije kuyigura nawe yigejeje mu rugo iramunanira.
yamunaniye nibwo yagarukaga mu rugo aravuga ati muze mutware ibintu byanyu bimeze gutya na gutya, bimeze gutya na gutya. Mama nawe atinya kuzajya kuyikurayo, ndetse televiziyo bibasaba ko ngo bazayifata bakajya kuyiroha mu kiyaga cy'ikarenge. Reka nkubwire mwene data wowe uri munyumva, ni urwo rugendo rwo mu mandwa nahisemo, ubuhamya ndetse butari bunyoroheye, ariko Imana yagiraga ngo igihe nk'iki ngiki zabutambutse tuzabe turi kuganira kuri ubu buhamya. Reka nkubwire mwene data, ushobora kunyura mu byo udashaka, ukanyura mu bintu ugakoreshwa ibintu, ariko Imana igufiteho umugambi. Hari byinshi cyane rero nabonye byari bidahoroheye ubuzima bwanjye, ibi ndatekereza mubyumvishe muri iki gice cyose uko byangendekeye kwari uko nguko. Hanyuma y'ibyo rero Imana iduhana umugisha, tuzakomeza ndetse no mu bindi biganiro uko bazakomeza bampa ubutumire. Imana ikomeze ibampere umugisha. Mwari kumwe na Joshua Habimana, nkaba nari umutumirwa ku Ijuriro TV. Imana iduhane umugisha, murakoze cyane.